Yes, tubifurize gitondo cyiza, gitondo cy'umugisha, nshuti bakunzi ba KD Official, turabasuhuje kandi tubaha ikaze muri aya makuru agezweho ya none tariki 15 umwaka ni 2024. Ntago bisanzwe muri studio za KD Official, uyu munsi tuje mu buryo bw'amashusho cyangwa se mu buryo buri live, ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye. Waramutse neza? Waramutse KD. Wakibwira abakunzi bacu kuri KD Official? Giranga benshi baranzi uko je nitwa Meki Kayiranga, nkorera Bwiza TV na bwiza.com. Yes. Sinabo bwa mbere nagaragara kuri KD Official n'ubwa kabiri. Yangira ngo KD Official Face nibo bwa mbere. Nabo banza aribo bwa mbere hafi. Nanjye n'ubwa nibwo ikivuka niyo mpamvu, ariko nanone dushimire cyane abantu bakomeje kutugaragariza urukundo bakanda subscribe, hanyuma kandi batwandikira muri comment batubwira ko baturi inyuma. Tugarutse muri update rero, ariko mbere yuko tujya kure cyangwa se mbere yuko twanzikana aya makuru muri iki gitondo, bwana Meki, ngira ngo turacyari muri gahunda yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi, ngira ngo n'urugendo rw'iminsi 100. Yego. Urugendo rw'iminsi 100 ku rwego rw'igihugu, ya minsi 7 ibigenwe yarangiye ku gatandatu, ariko abanyarwanda baracyakomeje kwibuka hirya no hino mu bice bitandukanye, nkaho uyu munsi 15 wibutsa abantu abatutsi bamwe bari bahungiye bahoze muri commune hoze ari Muhazi, bahungiye commune yaho uburyo birwanya bikaza kurangira bashuye imbaraga n'abajandarume. So uyu munsi navuga ko ni henshi na Kibeho, hari ahantu henshi mu mateka ya jenoside ushobora gusanga iyi tariki wari umunsi mubi ku batutsi, ndetse n'abanyarwanda icyo gihe batumvaga ibitekerezo bya leta ya Habyarimana, leta y'abajenosideri ariyo yakoze jenoside. So urumva rero ko turacyakomeje kwibuka. Yego. Hanyuma rero ngira ngo muri iki gitondo nanone abantu bicwaga kiriya gihe n'ubundi no muri iyi minsi abantu bari kwicwa, kandi ukaribona ko ikintu kijyanye no kwibasira ubwoko bw'abantu runaka, iki kintu ntabwo kigeze gicika burundu mu bantu ku isi mu bice bigiye bitandukanye. Ariyo mpamvu akenshi ibiganiro byacu muri iyi minsi biri kwibanda cyane hakurya y'ahangaha muri Congo Kinshasa, kuko naho ubwicanyi buri kuhabera buri kwibasira mu bwoko bw'abatutsi burakomeje. Ntiwanajya kure yabyo kuko wavuga ko bamwe mu bantu bakoze jenoside mu Rwanda bari mu butegetsi bahungiye muri Congo. Mu guhungira muri Congo rero kuba bagirayo abakongomani batangiye nabo gusogongezwa ku icyo kibi cyanye na jenoside, niyo ngenga bitekerezo. Bamwe barahunga, abandi baricwa, abandi bagirwa tujorite. So bagize ingaruka nyinshi cyane. Vuga ngo jenoside yabaye mu Rwanda yagize ingaruka ku bantu benshi n'abatari abanyarwanda, aho bamwe bisanze babaye impunzi mu buryo butari bwo, kandi bisanga bari kwicwa bahigwa bishingiye ku bwoko. So urumva rero niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo tuvuga amakuru muri Congo tuyavuga nk'inshingano zacu. Yego. Tuyavuga nk'abantu bari gutabariza abakongomani, bari gutabariza abantu bari guhigwa, bakora ubuvugizi, kuko mu gihe isi yirengagije ahubwo twe dukwiye kukwirengagiza, dukwiye kuba twabivugaho KD. Hanyuma rero ngira ngo muri iki gitondo mu misozi ya za Shasha, Bweramana, ni muri Axe Minova, birumvikana isasu riravuze ubuhuha. Isasu riravuze ubuhuha. Nejo niko byari bimeze. Ntekereza ko rwose tujye kugaruka kuri imirwano, ariko nanone turaza kuba turi kumwe n'umutumirwa kuri telefone atubwire za nshe za Rwindi, nawe muramuzi ni witwa Ntwari, turaza kumuterekaho atubwire ko za Rusoba biramutse na za Kanyabayonga. Ariko nanone ntago turi buze kurenza ingohe, uyu mujyi wa Goma nawo ukomeje kubera mu bwicanyi bukomeye cyane, aho abaturage bakomeje gutaka bavuga ati nyamara M23 dutabare. Urumva M23 mu minsi mike abanyegoma, mu minsi yashize abanyegoma bajyaga mu muhanda bayamagana, turamagana M23, turamagana Rwanda ikindi. Uyu munsi noneho niho bageze bavuga ati M23, nyamuneka cikoni zamba udutabara uturengere, udukiza abazarendo bari kutwica, udukize FARDC ziri kutwica, udukize imbonera kure ziri kutubohera mu mifuka zikatujugunya mu mazi nahe. Urumva M23 uyu munsi none kugira ijambo, iri kugira ijambo. Ariko abakongomani hambere aha ababiyita abakongomani ngo banyabo ntago bakozwaga ibya M23. Ubu bari kumva M23 barimo barumva ko nyina wundi abyara umuhungu, nkuko mu Kinyarwanda bajya bivuga. Aho bigeze aho bavugaga bati M23 ni y'abatutsi, M23 ni ubu noneho abazarendo ufite telefone ufite iki ntibakurebera izuba, baragukindura bibuko byakabaye ugendera ubusa, abantu barashimutwa. Gira ngo mu kiganza twakoze kuri Bwiza nakoresa abantu bashimuswe bari gusabwa
imiryango yari gusabwa 15,000 by'amadolari. Abaza rero bibaza ko abantu bahorana amafaranga kweli. Yego. Yes, birumvikana turazagura ku by'umujyi ngira ngo abakongomani noneho kera kabi batangiye kona aho umwijima n'umucyo bitandukanira nyuma yuko bari batangiye basa naho batumva M23 ariko nyuma yuko ibaretse ikabanza ikabereka itandukaniro riri hagati y'uduce bagenzura naho FARDC igenzura cyangwa se aho leta igenzura ya Kinshasa bamaze kubona neza ko harimo itandukaniro rikomeye cyane ngira ngo ku bantu bazi yobokamana bakubwira ko Imana burya ntabwo yari inaniwe kuba yakuraho shetani ariko yamuhereje mu isi kugira ngo abantu bahitemo barebe kuko satani yayobeje abantu ubwo yabagiriye neza koko amahitamo icyo bita ngo ni ugushyira mu nzira nta demokarasi irimo no gushyira mu nzira ebyiri ngo urahitamo cyangwa utahitamo wowe reba icyiza n'ikibi uhitemo ikibi usanga umuntu ubwe Imana iravuga ngo umuntu aremanye n'ikibi kuba uremanye n'ikibi ubwabyo ubwo uri mu kibi ujya gukora ibyiza nibwo umuririmbyi yavuze ati njya gukora ibyiza bikantanga imbere ariko kuko Imana igira ubutabera yaravuze ati nyine niba Satani ashobora kugumura abamarayika mu ijuru gusanga igitanga n'imbabazi ko yabikoreye Yobu yaragirajwe ngo Satani yavuye kuzerera ngo Imana iravuga ati ariko Satani we twabonye umugaragu wanjye Yobu mwiza Imana iravuga ati shabyihorere nuko wamukunga haje umuha ibintu umuha abantu umuha ikiti bikureho urebe se nkwereke Imana iti ndamukugabije ngo nguhaye umubiri we ko singwaye ubuzima bwe urumva Yobu yagomba guhitamo icyo uruhanda Yobu nyine yaragerageje Satani yamusabije Imana iramutanga Yobu abigenderamo yabaye ikigo yes ngayo nguko rero ijambo ry'Imana naryo muri iyi minsi rirakenewe twari tubanje kugakisha bitewe n'uburyo M23 yabanje gusa naho yereka abakongomani batayumvaga mu byukuri impamvu irwanira cyangwa se impamvu yongeye yabashyize mu kigwa bose ubungu barimo bamaze kumenya ngo M23 ni iki yes bavuze M23 ko yaze kugezaho umuturage ko Kongo we kugezaho umuturage yifuza kinyeshyamba ziza kumubohora that is a difference muri politike nibaza ko ariho bwa mbere bibayeho okay bibaho ariko muri gihe mu kinyejana nk'iki ngiki aho umuntu ashobora kuvuga ati inyeshyamba nizize zigire gute zimbohore ni ikibazo gikomeye cyane hanyuma mekingira ngo twanzika n'izi nkuru cyangwa se n'aya makuru tubazaniye twari tubanje gusa naho tubacira ku mayange tubabwira byibuze aho ibiganiro byacu bibuze iki kiganiro kibuze kuba kibanda cyacyo yes muri Bweramana umurundi cyangwa se ingabo z'u Burundi bazihaye taska yo kubohoza uriya muhanda wa Sake Minova birumvikana ndetse no kuhora ngo kuhoza umusozi wa Minova ariko ntekereza ko urubanza kurutsinda biraza kugorana ariyo mpamvu turi kubona ari kuba itero ntago mbona nejo nabivuga no munsi nabivuga ntago mbona ingabo z'u Burundi zibohora umuhanda wa Minova kuko umuhanda ingabo z'u Burundi zaragowe umuhanda wananiye Sadeke unanira FRDC unanira FDLR unanira abazungu ba mercenaires ubwo ingabo z'u Burundi zishobora kuwukoraho ibi bintu n'uburyo ubundi uyu muhanda urafunguka ari uko bumvikana na M23 bayisaye bahinzira bakore wiziduro ariko gushaka kuwufata ngo bawugumemo barawushiramo yes ariko ku rundi ruhande M23 kuba yararetse ibi birindiro bya Minova bikagomeza bikaba hariya bakategurira ibitero byabo bagategura bakapangira ibitero bigiye bitandukanye ku rundi ruhande nubwo batabora uyu muhanda ariko M23 nayo ishobora kuba yarishyize muri position mbi mu gihe yareka gira position ibira birindiro bya Minova okay nge mbona ko Minova yanze kugira ntuza nyinshi cyane taska nyinshi uko Minova urabona ko Minova ubwayo ni nini kugira Minova igare kuinjira muri Sidikivu ubwo nigera Minova ntago abazareno n'aba barundi abasadeke bazayataka ngibihorere izabakurikirayo ijya kwirwanayo so urumva rero gusa nkaho ikiri imbaraga muri Shasha kandi Shasha nayo ubwayo yazengereje leta ya Kongo gushyira imbaraga Bweramana kuzamuka kugera Sake nayo ntiyoroshirika gusa Minova ubwayo iramutse ifashwe yakura akajagari kuri Sake Minova ifashwe ntago imbaraga byari bano babweramana ikibari kuza kwataka ntago bakizamutse ngo banakora n'amasharing aturutse muri cyo cya za Minova icyo ni izo nyungu za mbere ariko nanone M23 kuba yarabikoze kuriya ni uburyo bwiza bwo kugira gute gukanda leta ariko ikana kuko byahe n'umwe kuko mu gihe maze gufata Shasha niba ari nk'inyeshyamba zitoza bamaze gutoza bamaze kubona money power muri gihe bafunze no mihanda ubwo bamaze kwiga icyo bagiye gukorega buriya hari mentality muri politique bakora abakina politike bashobora no gutanga ikibazo bakagishyira mu baturage
bo ubwabo bafite igisubizo baba bagifite abanyepolitike bafite ikibazo n'igisubizo bagatanga ikibazo mu baturage bagateza nyine akajagari mu baturage abaturage bakajagarara bagasara bakitonganya bakajya gute ariko abaturage bagasara barimo batanga ibisubizo byinshi bagasara bavuga ati ariko ubu nibageze kuya n'ibyakunda ati n'abafunze umuhanda bashasha n'ubungubu baje bagafata umujyi wa Goma tugakira tugasohoka abantu batari ko nk'ungu ko n'ubundi Minova abazarendo batumere nabi baje bakinjira muri Minova urumva deja already muri questions zibazi zizanwa n'abaturage zizanwa n'ibitangazamakuru analysis zikorwa zitanga ibisubizo ku abanyepolitike nagara abantu ubu twirwa dusakuza hano tuvuga ngo imibare twandikora ibi ubwayo hani igenda igafata ifite kuko nta kuntu yabitafite buri ibyama cyangwa amashyaka akomeye ndetse na za guverinoma zigira abantu baba bari ibitangazamakuru byose ku isi bivuga ku nkuru zabo icyo gihe rero muri izo bitangazamakuru niho bagira gute bafatamo bakanaliza bakareba ibiriwe bivugwa batari ko uyu muntu avuga ukuri uyu ntavuga ukuri ariko uyu muntu ibyo avuga wenda arimo amarangamutima ariko uyu muntu afite amakuru rimwe na rimwe uzarebe dukora inkuru z'ubuvugizi ku baturage ugasanga twe dukoze inkuru turangiye na leta ahantu umuturage aherereye leta ntiyari muzi meya yari yarabyihereranye ariko meya none ntabwo ari bubone uko abeshya perezida cyangwa yabeshya minisitiri runaka kuba koreje umunyamakuru wageze kuri firidi urereka meya urereka minisitiri aho umuturage ari gukemura ikibazo byoroshye n'inzego z'iperereza zishobora gukora iperereza zishingiye ku itangazamakuru uko bababwiye bati hano hari umuntu wigize akarakajya bigatangira abagore akabatemagura cyangwa akabafata ku ngufu ukabarangiraho biri mu gihe n'inzego zaho ngaho zananiwe kujya gute zananiwe kubikora ibyo rero bituma nibyo nkubwira ko abayobozi n'abahanga ndetse n'amashyaka amwe namwe nk'aba bari mu Venezuela n'abahanga bafashe ikintu bakijugunya ku mujyi wa Goma cyo gufunga inzira zose gufunga imihanda bamaze kuyifunga abaturage none bari kwati mu dutabare tunakufa tunashoka ariko mbere abaturage ntibabona ko hariho gucoka mu gihe abamwe muri Venezuela bajya gufata ibirwanisho bajya kubifata kubera gucoka kunanirwa ubuhunzi kubera kunanirwa kwicwa uko abantu biboneza urumva rero hari abanyepolitike n'abahanga cyane n'abahanga kadushyire mugenzi wacu kuri telefone rero twumve nawe atuzengurutse izi access ziba zitandukanye ziba ziriwe cyangwa se zikontorora na M23 ndetse n'izidakontorora aba harimo amakuru menshi yego katwumve uko biramutse ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu umuvandimwe kari hehe kataboneka rusasu rwa Bweramana ariko ngo rwasajije abantu hariya ngo rusasu rukomeye cyane mu misozi ya Minova gusa wenda turaza kugenda tubigarukaho urumva y'urugamba rukiba kubona ripoti iri furu ntabwo bya ripoti ya risasi na magero wa mugani wa Fande Magashi mwenyewe songira ariko mu gihe tukigerageza umuvandimwe kuri telefone reka tubanze tugaruke ku makuru yandi n'ubundi dufite agaseke k'amakuru kakicyuzuye mu mujyi wa Goma muvandimwe wanjye ubwicanyi imirambo mu Kivu iri kuboneka mu mifuka iyo ngiyo za everywhere abaturage bari kwicwa abaturage bari guhemukirwa abandi nabonye ko hari umukecuru ngo wimye umuzarenda ibiryo umuzarenda ahitamo kujya gute ahitamo kumurasa vuga ngo kuyangiza imbunda mu baturage byabaye umutwaro ku baturage ikindi kihari nuko muri mu mujyi wa Goma ninjoro abaturage barimo batera ahitwa bari kikireka Marebe buriya yuko rufite imashini biranagufasha cyane byoroshye makuru yose bayafite gatanu ku kandi M23 ko ngo yarashe ibisasu mu mujyi wa Goma katwumve uyu muvandimwe nawe ni umunyamakuru mugenzi wacu yitwa Ntwari twumve ko situation imeze atuzengurutse izi access zigiye zitandukanye mutse neza muvandimwe Ntwari mutse neza Kedi tuguhaye ikaze rwose muri studio za Kedi official ariko sindi njye nyine ndi kumwe n'umutaramu ugomba kuba umuzi ni Bwana Kayirangameki yagusuhuza waramutse Allo ndi kuvuga nti waramutse neza urakomakomeye turashima Imana cyane urashima Gitare turashima Gitare
yego iyo abantu bakumvise kuri Kedi Official baba bazi ko ugiye kubazengurutsa za Kanyabayonga, za Rusowa, za Kojo. Amakuru yo muri turiya duce niwe wa mbere uba uyafite rwose, niyo mpamvu tuguhamagaye ngo tubwire uko situation imeze yaba ejo nimugoroba ndetse n'uyu munsi mu gitondo. Ibi nibyo twiyemeje, nibyo abakunzi ba Kedi Official twiyemeje ko bagomba kujya babona umunsi ku wundi. Ahubwo nibaza nk'abantu batarakora subscribe kuri Kedi Official icyo baba bategereje. Abo ngabo rwose twababwira ko bari guhomba cyane cyangwa se bari gucikanwa. Bari gucika mu buryo bukomeye cyane. Ngo biramutse bite se, bimeze bite? Duhereze amakuru ko biramutse rwose, umwanya n'uwawe. Bwana Kedi, mbere yuko twinjira muri biriya bice bya kure wanyemera tugahera mu ibice bya hano hafi byibuze. Nta kibazo rwose, umwanya n'uwawe. Kuko muri Goma ho nzi ko ibyaho muba mwabisasanuye ngira ngo mwabivuze. Ariko se noneho amakuru yarazamujoga wayabwira abakunzi bacu. Mujoga kuri Centre Zantene se? Bana aho ngaho kabisa. Kwa Mbokani. Kwa Muzehe General Mbokani. Gwamo rwose yatudondoshe tuyumve. Nuko abakunzi bacu bamaze kwimenyera tugiye kubabwira ahantu nuko tubakubitamo akaruka kamafu gatoya. Bakamenya ko kugira ngo hano za Mujogo vano za biro ukazamuka mu kibuga cy'indege gatoya kuri airport ugakomeza mu gihisi ukajya ruguru mu Munigi. Iyo warenze gato kuri barera Kanyabuciye ukazamuka za Kibati utaragera kuri Monima ya Kibati, hari umuhanda ukatujya muri parike ya Virunga ukomeza yongera za Mutaho mu ndiri ikomeye cyane FDL. Ku Mutaho ndi kuhareba rwose bamaze kugera hafi ya parike. Aha rero Mujoga sasa ku munsi w'ejo nibwo hagize gutya yafuso yajyaniye icyakura ndetse n'intwaro hariya ku Kanyanja ejo bundi narayikubwiye. Mu Kanyanja no ku Cyabwato. Niri yafuso rero ejo hari iseseke hano Mujoga izana ikintu cyitwa FDL, ikintu cyitwa icyakura. Babazana ikintu cyitwa intwaro nyinshi cyane Kedi. Uniform noneho yuzuye biriya Mbokani yababwiraga. Byarangiye bibaye kimwe babwira ngo ibikoresho bigiye kuza. Ejo fuso yarapakuriye kabisa uniform. FDL zafashe uniform, inkweto, bafatira cyitwa icyakura gihangije. Bari kwitegura rwa rugamba rugomba kuba muri uko kwa kane. Rwa rugamba barugeze kure cyane barwitegura. Urumva hanga Mujoga bakiraga ibi biryo. Ari azamuja noneho hari nawe urabizi ko ni mu ndire FDL ikomeye cyane. Kumuja ndi kuhareba ni hafi aho utu duce twose uko uri kudutondeka, yaba Kumuja yaba aho ngaho za Mutaho, ni uduce twegere parike ya Virunga rwose. Aho ngaho turi kumwe 5-5 n'umuvandimwe ngira ngo nawe turi kumwe nawe aho ngaho. Aha rero zamuja niho hari abadeli bahari nuko ngo komanda Nzabonima ubu ni uri kuhayobora. Kumuja Kumuja yaramaze iminsi ari za Mutaho, ariko none poste ya Mutaho yayisize ubu yamanutse ari hano Kumuja. Uyu mugabo rero ejo yakoresheje inama idasanzwe ikomeye cyane abaturage hariya muri centre hariya Kumuja. Ababwira ko afite amakuru simusiga ko ngo inyenzi zamaze kubinjira zibarimo ndetse ngo harimo n'intasi zikomeye cyane za M23. Yego rusayo. Ubwo rero nibwo yababwiye ngo akurikije noneho Kedi iki kintu ngiye kuvuga ntabwo abantu ntibumve ko ari rwenya rw'itangazamakuru. Amagambo ngiye kubwira niyo yavuze mu kanwa ke. Yarabwiye ngo hari ikinyamakuru cyitwa Sarango Official ngo gishobora kuba gikorana either na leta y'u Rwanda cyangwa se na M23, ngo kuko ngo ahantu hose ngo aba bagabo bagiye ngo tuba turi kuhavuga kuri Sarango Official, ngo ndetse ngo bimaze no kwambukiranya ngo biri no kwinjira mu bindi bitangazamakuru. Nimubwire aya makuru Kedi ushake imboni yawe uri hano Kumuja, natakubwira ko inama yo magambo yamubwiye hariya tubafite abantu benshi cyane. Uri kubyumva barabikubwira. Yarabwiye ngo iyo Sarango Official ngo isigaye noneho ivugira no mu bindi bitangazamakuru kugira ngo ijwi rigere kure. Kedi Official yararivuze. Kedi Official yavuze izina Magashi TV. Yabitondetse. Kubyumva Kedi.
ubwo rero aravuga ngo ibi ni itangazamakuru ngo ariko cyane cyane ngo bigaragara yuko ngo bikoreshwa either na leta y'u Rwanda cyangwa se ngo na M23 niba hamwe tubacaneho umuriro bo kanyagwa. arababwira ngo ikintu cya mbere nabo bihaye n'intego ngo ntabwo biri burenge icyumweru kimwe ngo drone ya drone ya Sarango Official ngo batarayimanura ngo bayitwike. Iratangaje abaturage mu iyi nama kezi ntabwo biri burenge icyumweru kimwe ngo drone ya Sarango Official atayitwitse ngo nayitwika ngo n'ibindi bitangazamakuru ngo bikorana nayo ngo bizabura amakuru kandi none bakibagirwa ko Kedi Official nziko ari ahantu nawe afite abantu bakomeye cyane yatatse iyi ngiyi kuyikirayo rwose bazayumva ariyo mpamvu tubwira abantu gukora subscribe no gusharinga video zacu. ubwo rero yahise abasaba kwita ngo ku muntu wese batazi cyane ko bashobora kuba ari intumwa y'u Rwanda cyangwa M23 ngo yabinjiranye yanababwiye ko hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa karindwi bitegura urugamba ijambo yivuge mu kanwa cye yego ngo twitegura urugamba ngo ku buryo hazaca uwambaye. Kwa gatandatu se kuzagira gihumekera mu mujyi wa Goma di umva noneho yababwiye ngo urabizi ko ukwezi kwa kane bitegura ko gushira ngo bamaze kwegezaho ikintu cyitwa intare za Sarambwe ngo ziri muri Sabyinyo. Ubu rero mu kwezi kwa gatandatu no kwa karindwi ngo iyi ntambara niyo gutaha iwabo mu Rwanda. nimboka niwe ubwe batangaje amagambo wa mumotari se oya Nzabonimpa okay Nzabonimpa niwe watangaje ahangaha yababwiye ko urugamba ruzaba rugamije kurwana bataha mu Rwanda cyane ko ngo Kongo ngo ntabwo ibitura neza mu mbaraga wabayihaye muri kubyumva bityo rero ngo bagomba kuyifasha bakegezayo intare za Sarambwe ubundi nabo bagahita binjira mu gihugu cyabo cy'amavuko. Ukwa gatandatu n'ukwa karindwi ngo barashaka kuba binjiye muri Kigali kapitale y'u Rwanda. Arimo aracyagendera kuri ya magambo ya Cirombo yababwiye ati mu Rwanda nanjye nzabafasha koko. Bana ni ibyo ngibyo kabisa. Twakomeza. Arangije ababwira ngo ntabwo bazijya bifatira na Wazalendo ngo kuko ngo Wazalendo ngo nizo zambura abaturage ngo nizo ngo zirepinga abagore n'ibindi nk'ibyo. Ariko noneho nawe ukibaza umuntu nk'uyu FDLR nawe uzi amahano yayo hamuguwe ukavuga ngo uri guseka Wazalendo ni ibintu babitekereje cyane. Amabwiriza yatanze rero akakaye cyane. Yababwiye ko nta muntu ugomba gukoresha fone ye binyuranyije n'amategeko ngo kuko azayakwa ubundi umutwe we utandukane n'igihimba cyo hepfo. Ni ya mabwiriza n'ubundi FDLR birumvikana ntabwo yabatandukana n'abatabwiye ikintu kijyanye n'ubwicanyi nibyo twagarukagaho n'umuvandimwe hano muri studio. Arangije aravuga ngo nta muntu wemerewe gufotora kuri kodinga yewe noneho umvano binakomereye cyane. Abantu bose bacuruza ikintu cyitwa amayinite hariya yavuga ngo umuntu bazafata ari kugurisha mega bazahita bamwica. Ari kugurisha megabyte? Yes. Nuko ariko rwose abaturage baragowe bari mu bice bigenzurwa neza. Ntabwo bajya bacuruza amayinite urabyumva bajya bacuruza amayinite ariko ikintu cyitwa mega ngo gituma abaturage ngo bajya ku bya social media bagapostinga akantu bafote bagapostinga ngo bakajya gukurikirana amakuru ngo yo kuri Sarango Official Kedi Official n'ahandi. Ibi bintu ntabwo babishaka. Yamubwiye umuntu bazafata acuruza mega bazamwica. Birakaze. Urabyumva neza. Tujyana hano. Muzindi access bimeze bite? Muzindi access bimeze bite ko iminota yatugurukanye? Ahangaha niho mise ninjira rero nibyo nakubwiraga abagabo rero avuye muri iyo nama ngira ngo ibya sake byo wazigarutseho cyane. Ndakeka mwazivuzeho n'umutarama ngo mu buryo bw'ibyo twazivuzeho nta kibazo. Hanyuma twinjira muri Gatare bwana Kedi. Muri Gatare ahangaha ejo abantu bari bumvise ikintu cyitwa ikibazo cy'umuriro amasasu yaravuze ahangaha byari bigenze bite za Gashebere. Bababwiye ko hano muri Gatare ingabo za FDLR yari zihuye n'umugabo witwa Kigingi. Ejo rero bagira gutya hari ni force yabo yari ije nanone basanga hariya ariko kwa ko na communication bari bagiranye
barikanganye ubwabo bararasana karava, babiri bagiye basiga ubuzima, abandi 3 barakomereka mu buryo bukomeye cyane. Abasa nta byombo bagira bahu. Bana numbaze, ariko ubwo tuba tugira ngo abakunzi bacu bari muri biriya bice babashe kumva, nimba barumvise amasasu bavugira bamenye icyari kiyateye icyari cyo. Okay, birumvikana gatari ngira ngo bamaze kwambuka Rushoga. Mu by'ukuri ubwo ni za force ziri hakurya ya Rushoga, birumvikana za FDL hanyuma yo kwihute cyane muri Kinyana bwana Kediko bigira abagabo nyuma yuko tubabwiye uburyo yashimye ahantu ari. Ejo nawe yakoresheje inama ikomeye cyane abashefu baha, abasushefu, abanyumba 10, ababwira ko ikintu cyose cyitwa umusore uri muri kariya gace amukeneye ku ikosi yihutirwa, agiye gutangiza hariya muri Kinyana. Bagiye gutangiza ikintu cyitwa sei. Bana yababwiye ngo umuntu utazaza umwana w'umusore azapfa. Anababwira ko government ya Kongo yamaze kwemera kohereza intwaro na uniform muri abo basirikare, kuko ngo abahungu bose bagomba guhita barwanira igihugu, ndetse abo bayobozi bose baraho buri wese ufite umwana w'umuhungu yahise amwitanga ku kanya mu iyo nama. Ibyo kugendana ikompora rimwe n'amagazine zirimo amasasu abiri bagiye kubicikaho. Bana bagiye kubicikaho uburyo bukomeye cyane. Bukomeze. Tuvuye aho rero bwana Kedi, reka bita tumanuka vuba yazavuye usa. Abantu babizi neza ko ari ingabo zari zaje zaciye ahantu bitwa yongeyeho imisambo hazwi nka Maruho, zikomereza Karinga ziza gutuka hano Hura. Ubu rero izi ngabo ziri Hura ejo nabo bazikoresheje inama ikomeye cyane, bazibwira ngo babe standby kubera ko ari abo bari hano Hura, ari n'abariya bari aho ngaho mu kibaya hariya za Kirimanyoka n'ahandi, bose barashaka kwatakira rimwe defense zose z'M23 ziri muri Kibumba, ziri muri Mushaki, ziri muri Masisi. Ubwo bose babe standby ko anytime baraza kwataka. Urumva ko ni bya bitero tumaze igihe tugarukaho biri gutegurwa na FARDC bikomeye cyane. Biro twatuma kuri abakunzi bacu kugira ngo babimenye, hanyuma bitumanuka ari za Miriki abatazi hagati ya Kimaka ndetse na Ruhofu. Ingabo zose zari ziri muri misozi ya Kanuni ndetse na za Ruhanga zose bamaze kuzimanura, bagejeje no mu isatsi ikomeye cyane ya Miriki. Ubwo rero abanabo urumva kuba bari hano, ariko igisekeje ndetse kinatangaje, izi ngabo zose ko bazimanuye hano nta mbunda n'imwe zifite. Bari kugendana ibiti, bari kugendana inkoni. Bana barategereje ngo bashobora kuba ari intwaro bagiye kubazanira ngo hariya, ariko bo baje nta ntwaro n'imwe bafite. Reka dusoreze cyane ho muri Kanyabayonga hariya Kedi, imyiteguro hano irakomeye kuko za Kasando kabisa. Mugoroba bakoze foreign hano idasanzwe cyane, kuko ingabo zose zari ziri hariya ahantu bita za Kaina, ingabo zose ziri muri defense zikikije hano Kanyabayonga zose bazizamuye ziza kuri mukutano ari ukomeye, ziterana hano mu kigo cya Kanyabayonga. Apande yababwiye ngo nyuma y'iminsi mutegereje ijambo rikomeye cyane ryo kurasana bita Rwindi, Mabenga, Mayamoto, ubu none isaha irageze. Yababwiye ngo nyuma y'uno munsi turiho, uyu munsi turi kuwa mbere tariki 15 z'ukwa kane umwaka wa 2024, yavuye ngo nyuma y'uno munsi kuwa mbere barabahereza itariki, isaha n'umunota bari bwatakireho izo position z'intare za Sarambwe maze kuvuga haruguru. Ntabwo byari byoroshye kabisa. Ntabwo byari byoroshye bwana Kedi. Tugushimire cyane rero ku buryo ki uzengurutse abakunzi ba Kedi Official izi access zigiye zitandukanye, by'umwihariko ariko inkuru irimo nuko ibitero rwose bikomeje gutegurwa na coalition ya FARDC biraremereye. Ngira ngo bose nimba igice cyose twavuze bumvise uburyo bakomeje kwitegura mu buryo bukomeye cyane, ariko none Kanyabayonga ejo twabwiye communication bacukuye ngo bazacamo bahunga, ejo twarayivuze za Kasando hariya. Bamaze gutegura ibi bitero, babwiye ko nyuma y'uno munsi ngo barubahereza itariki, umunota n'isaha yo kugaba ibitero simusiga hariya za Rwindi, Mabenga, Mayamoto hose. Tugushimire cyane bwana Ntwari. Yasingira ngo muvandimwe, n'ubundi amakuru yacu arakomeje, birumvikana turi hano hakurya muri Kongo Kinshasa, niho turi kugenda tuganira inkuru zaho cyangwa se amakuru ari kugumeza kugenda azamuka buri munsi.
kuri ino nshuro dufite amakuru avuga ko witwa GKK cyangwa se Joseph Kabila Kabange agomba kuba ngo yamaze kujoininga AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Ku ruhande rwawe bwana Meki urabibona gute kuba uyu mugabo yajoininga AFC cyangwa se M23 kuko bose bari mu cyitwa AFC magingaya? Uyu mugabo ubundi niki aje guhindura ku migendekere y'urugamba cyangwa se imigendekere ya AFC, cyane ko ari AFC twakunze kugaruka tuvuga tuti ntabwo turayibona, iracyari mu mutaka wa M23. Ibitendo biri gukorwa muri no minsi byose n'ubundi twavuga ko ari M23 iba nyine M23 igisirikare cya M23 kirwana cyane. AFC bimeze bite ko Joseph Kabila turabona wa mutwe twazaye urwana, turabona kirwaneho ikora urugamba rwa avance rujya imbere. Uyu mugabo azanye iki ni cyazanye ku meza cyangwa se muri uyu mutwe kwanza cyo ngiye nabona cya mbere AFC uburyo nyifatamo yaje gukora guhindura uburyo bujyanye na diplomasi, uburyo isura y'urugamba ashobora kuba politique hakabaho nantuza na diplomasi. Ibyo kandi turabibona, ubona ko nibyo M23 ngira ngo yari nakeneye cyane. Nuyireba neza urasanga kuva bajya muri AFC hari impinduka zabaye, habaho uburyo bwo kumva ko icyambere first of all AFC yakuye ikintu cyo kuvuga ngo M23 y'abatutsi, M23 ngo ni y'abaki nubwo nubundi atari ko byari biri. Harimo ba Kanyuka, ntago harabo muri Eastern Congo, harimo abantu benshi cyane, benshi bari barimo hariya. Rero ngewe mbona ko Kabila kuba yaza nk'umuntu wahoze ari perezida, icyambere cyo bifite icyo bitabikwereka ko politike nta mwanzi nta n'umukunzi ubamo, iyo ni bisanzwe, ariko bigahita bikwereka ko politike ikibuga kishobora gucurama kikerekera handi. Ikindi kiriho bihita bikwereka noneho urugamba rwa rugiye kubaho. Kabila ashobora kuza kwemera gutakaza credibility yiwe, kuko Kabila umwumve nk'umuntu nawe n'undi warwanye na M23, ndetse kugira ngo n'abantu benshi bahunze ku gihe cya Kabila. Abakongomani benshi bamunuza muri izi nkambi bitandukanye yaba Uganda, mu Rwanda n'ahandi yagiye bose bagiye ku bwa Kabila. Kabila niwe muntu watumye M23 ihunga ijya muri Uganda no mu Rwanda. Kabila yarababeshye kenshi akabagura bamwe aho gukemura ikibazo. Rero byakorera ko bigezaho noneho ikibuga harebwa inyungu z'abakongomani kurenza wenda kureba ngo uya yademukiye kureba iki. Ikintu cyitwa selfishness cyangwa se sehemu yangu ikava muri icyo kintu. Rero mbona ko birashoboka. Icyo warumbaje ngo bishobora guhindura, gishobora guhinduka cyane ko yaba Kabila yaba nanga nabaherwe nka M23 kwakira muri AFC abantu nk'aba bakire bafite amafaranga mu rugamba bifite icyo bivuze, kuko ntibazakenera kugura anti-score cyangwa anti-missile ngo bayibure, ntibazakenera kugura ntuza drone z'intambara ngo bazibure. Nuvuga ngo bien sûr changes iboneka. Ikindi Kabila nk'izina rifite ukuboko kunini muri politike ya Congo. Urebye kuri mu karere muri EAC uje muri SADC, nkeka ko niyo mpamvu SADC ishobora kwita nawe ari mu bantu bashobora bati mugareke, ko Kabila yacitse kuva Kisekedi yajya ku butegetsi. Kabila yicikeye, Kisekedi aragenda arindimurira abantu bose arahirika, yakuyeho abantu bose bari impande ya Kabila bose, kandi mu masezerano y'ibyo ngo bari bafitanye bose abigizayo, arangije Kabila mushyira ku ruhande. So bivuze ngo Kabila kuza kwe akajya muri AFC Kisekedi rwose byawe nta gihagaze. Nubundi yakubiswe ishoka akimara nanga kiza, so ubwo mbona n'umutwe bawukuyeho ntacyo yabasigaranye. Unanarebye kandi kuvuga ngo yarahunze ubwabyo byararangiye. Nuvuga ngo Kongo ubwayo yagiye iri mu bihe by'intambara no mu bihe buri politique, tension politique mu gihugu. So bivuze rero ngo ararwana n'imbere mu gihugu byanze bikunze. Kabila afite abantu benshi cyane muri irahuro ryabo. So wongere no ujye no muri no hanze ufata abangabo no urebe politique diplomacy. Nuvuga ngo AFC ikintu kinini nubwo tuvuga wenda ngo ntirigaragaza mu byo bw'imirwano, icyo twavuga cyo ntirabasha kugera ku bintu tuvuge ngo ahantu none ngo idekare ngo AFC yafasha ahantu tuvuga urugero ngo ifasha umujyi runaka, ifasha ikibuga cy'indege, ifasha amateko runaka zimeze gutya na gutya. Ibyo ni turabibona. Ntekereza rero ko
ariko none ku rundi ruhande twabonye politike ya M23 ihinduka kuko niyo twari tuzi M23 n'abantu benshi bazi M23 himaziye muri uru rugamba AFC izana change nyinshi izana igira abakada benshi baturutse mu bice bitandukanye itangira no guhindura imirongo Kisekedi arakama ibyo kuvuga ngo terroriste n'iki n'iki ntabyo bikivugwa urumva hari game yahindutse abari bafite agenda politike cyangwa se ibiganiro bagenda ku biganiro bya Rwanda byavuga n'ubundi kuri M23 ubu ntibakivuga M23 baravuga AFC already game change nubwo bavuga ngo Rwanda igaruke ntishobora kugaruka ahubwo hazabaho uburyo bwo kuba AFC ubwayo ishobora kujya muri negotiation urumva ko Kabila kuza kwe bifite kishi bivuze ku giti cye yakwemera kwitesha agaciro akajya muri M23 no muri AFC ikindi yabahinduye yerekanye ko ibyo byose bishoboka yahinduye ikibuga ikindi ibyo abantu batekereza ko Kongo ishobora kubohorwa twaba tugiye kubona Kongo bwizo kuzaza kuzavamo ibice byinshi bitandukanye ngayo nguko ya birumvikana murabyumva ko rwose hari impinduka zigaragara zigomba kuba zigaragara igihe uyu mugabo witwa Joseph Kabila wahoze ayoboye Kongo Kinshasa birumvikana yaba ajoininze ku buryo bw'officiel cyangwa se yiprononceje nk'umuntu mu byukuri cyangwa se nk'umumambure wa AFC ku buryo bw'officiel na makuru ari kuvugwa ntabwo biraba official ariko ku rundi ruhande birashoboka cyane ko yaba mu byukuri yajoininze AFC ku rundi ruhande ariko ngira ngo tugana ku musozo w'iki kiganiro gira icyo dubwira kuri izi ngendo za hato na hato z'uyu mukuru w'igihugu cya South Africa Cyril Ramaphosa muri iyi minsi turukunda kumugarukaho kuko ni umugabo mu byukuri utacanaga umubano ni bimwe mu bihugu bya hano mu karere harimo Rwanda bikavuga ko rero uyu mugabo gutokana n'amakuru ari kuva ku kiwanja cyangwa se hariya muri M23 ko yafatiwe matekwa abasirikare be ku mirongo y'imbere ku rugamba ari byo biri gutuma ava mu Rwanda akajya Uganda kuko amakuru dufite nuko uyu munsi agomba kuba ashika hariya Entebbe kandi ari no muri tension politique bivuye kuri uku kohereza ingabo byanga byakunda South Africa politiciens imbere mu gihugu bamaze kumenya ko uyu mugabo ingabo zabo zatakarije ubuzima muri DRC so niki His Excellency Paul Kagame na His Excellency Museveni Kaguta bari buze kuba bafasha kuri uyu mugabo mu byukuri kugira ngo abasirikare be niba bari gusaba babashe aba bagabo ni bafite influence kuri M23 ku buryo wabizeza ko cyangwa se bamwe wakizeza abakunzi bacu ko uyu mugabo bishobora kuza kurangira zira amatekwa zihawe mu ibanga rikomeye bano bagabo bano baperezida bakuru b'ibihugu bya yase n'abagabo navuga ko bafite experience muri diplomacy bafite ikindi bani n'abahanga mu bijyanye n'umutekano ko n'abasirikare hari abasivili wenda uvuge ngo hari ibintu batazi ikindi bafite ijambo mpuzamahanga for example nka His Excellency Perezida Paul Kagame afite ijambo aratanga ibiganiro mu miryango mpuzamahanga ibiganiro muri za kaminuza ibiganiro mu bihugu mu manama atandukanye mu nama zitandukanye rero wavuga ko ubwe kureba Perezida Kagame uzari n'abatorwa mu iki gihe muri Afrika abatsinda amatora abafite ibibazo akenshi ubona ko bafata Perezida Kagame kuza mu Rwanda kuganira na His Excellency cyane hanini bishingiye kuba Perezida Kagame ari umwe ariko yaragize uruhare rwo kubora igihugu even no muri Afrika ubwo yayoboraga Union Africaine yayoboye amavugurura y'umuryango wa Afrika nayo yabikozemo muri Afrika y'Ubumwe ejo bundi atanze handover kwa Ruto nuvuga ngo Kagame ni umuntu ubwe ushobora kukwigisha ikintu ni umuntu ubwe ushobora kuguha guidance ikindi nk'umuntu uzi zino ntambara za Kongo u Rwanda rwarwanye muri Kongo mu ntambara za 90 kangahe bakuye ubutegetsi bwa Mobutu rwongeye kugana na Kabila Desire even na Joseph Banza bararwanye ibyo bikwereka rero ko u Rwanda rushobora kugira icyo ruvuze muri aka karere Ramaphosa afite ingabo muri kino gihugu yaje kurwana na Kisekedi kandi Kisekedi yamubwira ko baje kurwana n'u Rwanda ariko baje basanga su Rwanda cyangwa se bafite uko babibonye kundi so bikwereka ko Ramaphosa ingendo zari kugira muri yase zifite byinshi zishobora kuba zivuze cyambere cyo ziravuga ku ngabo ze ziri hariya kuri politique so hari kuba hari matekwa ze zafashwe arazikeneye abangaba bashobora kumufasha kuzihabwa cyane ko twanabonye ko muri aka karere Amerika kugira ngo yumvika isabe M23 gukora ceasefire yacaga ku Rwanda
ibyo bifite icyo bivuze. Yego. Ngayo nguko rero ni naha dusoreje ikiganiro twe twabateguriye muri iki gitondo. Andi makuru ni mu biganiro byacu bitaha. Dushimire cyane mwebwe twabanye muri ikiganiro cyo muri iki gitondo. Hanyuma kandi nshimire cyane muvandimwe Meki Kayiranga twafatanyije kubagezaho iki kiganiro. Tuze gusubira mu masaha ari imbere ni Ritadi Kedi mwari kumwe muri aya masaha, ariko nanone di muzirikane ko rwose umuyoboro wacu ugomba gutera imbere mubigezemo uruhare. Nta kundi muri bigaragaze rero no gukanda subscribe ko utarayikanda, hanyuma kandi mugerageze gusharinga video zacu, hanyuma kandi like na comment nabyo ni ingenzi cyane. Tuze gusubira, bye bye.